tubahaye ikaze mu kiganiro isomo ry'umunsi. Mu kiganiro cy'uyu munsi tugiye kugaruka ku murongo ugaragara muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4. Uwo murongo ukaba ugira uti: nubwo nanyura mu gikombe cy'umwijima w'icuraburindi sinzatinya ikibi kuko uri kumwe nanjye, inkoni yawe n'inshyimbo yawe nibyo bimpumuriza. Ibi tubisanga muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4. Reka turebere hamwe icyo umurongo usobanura. Abasenga Imana ibitaho kandi ikabarinda nubwo bahura n'ibibazo bikomeye cyane. Uyu murongo ukoresha urugero rw'ukuntu umwungeri yita ku ntama ze kugira ngo ugaragaze ukuntu Imana yita ku bayisenga. Iyo bahuye n'ibibazo bibakomereye muri uyu murongo bigereranywa n'icuraburindi cyangwa se bugarijwe n'urupfu, nibumva ari bonyine, bumva bari kumwe n'Imana. Mu bihe bya Bibiliya umwungeri yakoreshaga inkoni ye kugira ngo arinde intama. Nanone kandi yakoreshaga inkoni ndende yabaga ihese ku mutwe kugira ngo ayobore intama cyangwa ayikurure ayibuza kugwa mu kaga. Imana nayo imeze nk'umwungeri wuje urukundo kuko irinda abayisenga kandi ikabayobora. Ndetse kandi niyo bageze mu bigeragezo bikaze, Imana ibitaho mu buryo butandukanye. Mu mbare dufatanyirize hamwe twifashisha imirongo ikurikira. Akoresha ijambo ryo muri Bibiliya akabigisha kandi akabahumuriza. Ibi tubisanga mu Baroma mu gice cya 15 umurongo wa 4. Undi murongo ugira uti: yumva amasengesho yabo akabafasha gutuza no kugira amahoro yo mu mutima. Ibi tubisanga mu Bafilipi igice cya 4 umurongo wa 6 ndetse n'uwa 7. Undi murongo twakifashisha no murongo ugira uti: akoresha abakristo bagenzi babo kugira ngo babahumurize. Ibi tubisanga mu Baheburayo igice cya 10 umurongo wa 24 ndetse n'uwa 25. Undi murongo twakifashisha no murongo ugira uti: abasezeranya ko mu gihe kizaza bazagira ubuzima bwiza nta mibabaro imeze nk'iyo bahura nayo muri iki gihe. Ibi tubisanga muri Zaburi ya 37 umurongo wa 29. Haravuga ngo abakiranutsi bazaragwa isi kandi bazayituraho iteka ryose. Reka turebere hamwe none imimerere iri mu murongo muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4. Zaburi ya 23 yanditswe na Dawidi wari umushumba nyuma za kuba umwami w'ishyanga rya Isiraheli. Iyo Zaburi itangira igaragaza ukuntu Imana ari umwungeri uyobora abagaragu be, akabagaburira kandi akabitaho nk'uko umwungeri asanzwe abikorera intama ze. Ibi tubisanga muri Zaburi ya 23 umurongo wa 1 kugeza ku wa 3. Muri Zaburi ya 23 umurongo wa 4 Dawidi yakoresheje ingenga ya kabiri y'ubumwe aho gukoresha iya gatatu kugira ngo agaragaze ukuntu Imana imurinda. Ibyo bigaragaza ubucuti bukomeye yari afitanye n'Imana, aho Dawidi yari azi ko Imana imwitaho kandi ikita no ku bibazo bye. Ibyo byatumaga Dawidi kandi yumva ko nta kintu na kimwe cyamuhangayikisha. Ku murongo wa 5 n'uwa 6, aho kugira ngo agereranye Imana n'umwungeri, yegeranyije n'umuntu wakira umushyitsi we. Imana yitaye kuri Dawidi nk'uko umuntu yakirana urugwiro umushyitsi yishimiye, ndetse n'abanzi ba Dawidi ntibashoboraga kubuza Imana kumwitaho. Dawidi yashoje iyo Zaburi avuga ko yizeye ko Imana yari kumugira neza kandi igakomeza kumukunda ubuzima bwe bwose. Icyo navuga hano nuko imvugo y'ikigereranyo yakoreshejwe muri Zaburi ya 23 igaragaza ukuntu Imana ikunda abagaragu bayo kandi ikabitaho. Reka dufatanyirize hamwe dusoze dusoma Zaburi ya 23 kugira ngo mwese mukurikiranye isomo ry'umunsi murusheho kuryoherwa. Haravuga ngo: Uwiteka niwe mwungeri wanjye sinzakena, andyamisha mu cyanya cy'ubwatsi bubisi, anjyana iruhande rw'amazi adasuma, asubiza intege mu bugingo bwanjye, anyobora inzira yo gukiranuka ku bw'izina rye. Naho nanyura mu gikombe cy'igicucu cy'urupfu sinzatinya ikibi cyose kuko ndi kumwe nawe, inshyimbo yawe n'inkoni yawe nibyo bimpumuriza. Untunganyiza ameza mu maso y'abanzi banjye, unsize amavuta mu mutwe, igikombe cyanjye kirasesekara. Ni ukuri kugirirwa neza n'imbabazi bizanyuma y'iminsi yose nyiriho, nanjye nzaba mu nzu y'Uwiteka iteka ryose. Murakoze cyane. Reka nshimire mwakomeje gukurikirana ikiganiro isomo ry'umunsi, mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese.